reba mana Yesu Bikira Mariya aba mu ijuru abantu bose bakurikirana bo mu isi no mu ijuru munawururuke utabara abantu bose muganga mutabazi munayururuka nkorere umufashe nakwingiza ndabizi muze nkuru imihanda Nyamirambo kwa Musetwe na mana serwa n'Imana yego koma Basibini urandebera mana urandebera ibintu bari mu mwana urandebera mu mukoze mwana amuti hota ikirashe kati kumudamana tanyicira mana wigeze kongasha ndamufata wigeze tumusamba nk'umubye dupfukamye mu muhanda musabire mutabazi nawe wa musore wabonye imodoka wabana n'ibiki ibihano wamuhaye birahagije waretse kamera kamera oya dukurikiye byari byiza twagombaga gukora ubuvugizi bugiye butandukanye ku bakurikira Kigali News 500 ndetse na channel yanyu yitwa ku murongo TV ariko tunakwibutsa gukora subscribe ku Naje TV ngo tubana buri munsi imvura ni nyinshi turi mu mihanda igiye itandukanye ya Nyamirambo NYC Inyamiryose komeza utuje kuko Nyamirambo ni iwacu amakuru atugezeho mu biganiro mwanya mubona ku mwana w'umukobwa w'ibyo miliyoni 25 twamukoreye ubuvugizi muganga akora Mutabazi aramuvura bigenda neza. Breaking news nuko nanone ibintu byaje kuba ibindi nyuma yuko yibye miliyoni ntabwo mtegereje yo kuza kuvuga kameramani wanjye turi kumwe n'icyubahiro ntabwo mtegereje byo kuza kuvuga kuko aka katuvugana imodoka yatezwe cyamunara imodoka yaragurishijwe nyuma y'inkuru mwagiye mubona zose turacyakomeje umukobwa noneho ngo yabaye ipaki byagenze bite inkuru yacu uno munsi tujye kogeza buri kimwe cyose aha nabani kuri hoteli akodeshamo yabagamo yaracangakiwe yarasaze mwabonye inkuru yatangaza tumubaza ku by'ababyeyi be tubaza ku by'umuryango we tumubaza ku ejo heza hazaza ngo hazagenda hati byagenze rero ngo bigende ukundi kuritiye kubona baraduhamagaye imvura ni nyinshi ikirere cy'Inyamirambo ndetse no mu mujyi wa Kigali kandi n'atambagiza ndetse turi no mu Rwanda rwiza rw'imisozi igihumbi turi ahantu heza hajya hatandukanye byagenze bite umukobwa noneho ngo byarangiye bihutse imodoka yaragiye amafaranga yibye yaguzemo imodoka mwarayibonye bavuga amagambo menshi nyuma ashimira umunyamakuru nyuma bavuga byinshi bitandukanye ariko birababaje niyo mpamvu twemeye kunyagira burahiye amagambo aza kuvuga ntabwo twiteye kumva ko imvura ni umugisha na nyinshi ari mu mureko yewe izi ni ingaruka z'ubujura baguki umujama kwakirije miliyoni 25 narasibye ziguramo imodoka ngura n'ikibanza ariko ubu ngubu ariko mana Yesu n'ijuru habe n'ikintu na kimwe Mutabazi amacupa muganga Mutabazi w'i Rwamagana yakoreye ubuvugizi ndakira ariko ubu uramukora ubuvugizi ngarakira n'abana babi bagiye none se nyuma yari kugenda twumve inkuru cicikara umumbaze reko mana umbase abaganga muganga Mutabazi w'i Rwamagana yankoreye ubuvugizi aramvura ndakira abagabo bagiriyeyo ubukwe bwanjye bwarapfuye ariko kugeza ubu naza abagabo nanga n'abagizi muganga miliyoni 20 imodoka yawe iri he igurishije n'ikibanza nari naguze mu cyaro ntabwo nzahanukira ubu ngubu rero ntabwo mbizi mugira inama ko n'abakobwa beza barasaba Mutabazi yankoreye ubuvugizi w'i Rwamagana ariko ubu ngubu yaramuvuye rero ntabwo yarapfuye ndakira bigenze bite se yewe uraho umugabo yangiye mwana we umugabo yangiye rero ntabwo mbizi oya ntabarira ntabwo nzi ibintu bankoreye rwose abagabo abana babi sore mubi kase mugarure cyamaye cyamaye
Amenemana ujya uvana ibyo ugafata ibitaka. Kose do. None se. Ari byo uzajya ufata uzajya. Keke yambaye uko nabusa yambaye se. Uko nabusa yambaye. Ariko nta amazi girene. Ese mubi. ntabwo mbizi imodoka yarahiye Imodoka yawe byageze bikavaye. Ngorahiye. Imodoka yarahiye ndaka. sani ikibanza cyanjye umugabo yangiriyeyo ntabwo mbizi ubu ngubu Komana nyagasa. Uhemuka ariko mutabazi niyongera tabare muganga mutabazi muganga Ese ntaga bisi ma. Ntagize mutabazi. imodoka ngo yaragurishijwe no batubwiye imodoka ya modoka yayenkweraga ngo musteri Ibibanza. yankoreye ubuvugizi Ninde? amamagara Ngo iki? muganga muta Shega bukora umuvugizi narabukoze Ariko nta nubwo yumva ibyo ngo. ntabwo nzi icyo Umuvugisha kandi. uraho hano bashaka gusubira Aya dore kurasasha. Ayiwe. mvura di ibibazo Hari hacumbitse se. Nahanga acumbitse man. mbona mwamwe muri Sindwa n'Imana ka. Pro muheto. Akugurukana nande sago oroshye. Kugurukana mpaka. tuzatangaza namwe ukagera ngizi n'ingaruka imodoka yarangiye ntabwo mbizi Komana Yesu n'ijuru. iyo nkuru ni micuba ayi Iyo biti nta mugongo. uraho z'ubujura imodoka yanjye kumva zamu yagiye Ntabwo biba rwose. abakurikiye ku murongo TV na Kigali News koko ibintu ubu ngubu biri kumbaho kugeza ubu hari inkuru udakwiye gutangaza cyubahiro Nta kibazo kiri muri. muganga mutabazi ufasha ndi gusaba ubusabe bwawe kugeza izi saha ndagira ngo ntabara ndi mu bihe binkomereye ndi mu bihe by'ibibazo ndakwinginze ngo dore ibintu byambayeho kugeza izi saha Reba umuvu w'amazi. simfite ibyo kuvuga ndakwinginze ntabwo kugeza izi saha sigari ntagirwa Atagikira. ndagusaba nsaba mu Rwanda ibintu byinshi ntabwo wabimenya ntabwo wabimenya oya n'ubundi nta kintu umaze Mara umufate ma. ahubwo Atagikira mama. Nyarwanda waragize ikibazo twabibazwa. Mufate mani muzane hano. Nyarwanda wabandi mana agira. mutabazi ndakwinjiza Reba mana. Mana Yesu. bikira mariya bo mu ijuru abantu bose bakurikirana bo mu isi no mu ijuru munawururuke utabara abantu bose muganga mutabazi munayururuka nkorere umufashe nakwinjiza ndabigira muze mugenda mwese murebe hoteli mama yariye umugisha ariko ubu ngubu imodoka yanjye Hotera wamo. yari y'umugisha Komana we. ntabwo mbizi Izi nkuru kandi zizadukoraho ntabwo. Izi nkuru ajya azafata bidukoreho. basa bankorera ubuvugizi ngeze ahantu hari Kahoda. Ese ibi ni icyo. urabyibuka Hari asubiye hahandi. ntabwo mbizi Do. Kada. Mana yanjye ubu kugeza izi saha nta kintu na kimwe mfite cyo kuba navuga umwana nzabyara nzamubwira basi umwana uzagira ute umwana nzabyara nase ngwino mubwira umukobwa ariko sore sika wamvira Imihanda Nyamirambo. Kwa Musetsi kigena mana. Sendwa n'Imana. Fora umuheto. icyuma ndamugenda Naenda mugurukana mpaka. Amugurukana mpaka. imaze navuga amahoro oya humura ngwino tugende Mufate tugende mana. niyo se nyobe waho naturutse Imihanda y'i Kigali yabaye danje. Nanda Kigali yandu mwansabiye muganga mutabazi w'irwamba Isya. Muganga ntabwo muziranye. Maze yari yamuvuye ari kwishara yamuvuye Yaramuvuye umuhungu ngo yasubiyeyo babwira mutabazi ngo mutabazi igaragaza rwose arongera mu rugero. arongera mu rugero Yongeye mu rugesha. yego sha mutabazi ashirimo imiyaga nakurahiye Ntabwo ari ibintu. Kigali mwado. kunda ni ajya gutambika iryo yagiye aratambitse aragiye
Imana ishimwe. Asubiyeyo. Ngwino se. Funga igipangu cy'abandi mani. Njye kwitanya. Njye kumureka. Hagarara ngaho mukobwa. Muzanira kwa kumureka. Amazi nka data. Fatana amabuye se. Ushira amabuye. Tunge kamera. Umajije. Aho da. Gatsirwa n'Imana da. Tahir. Waragendera wona sho. Ajya kuvoma kuri robine. Bakora igenda. Tujya turega tuba twarwaye. Ubuki. Nikira. ubu busigaye niyabuze ibyuma nta mositeri nyibona abagabo muri abana babi murabona Amaye nka data. Yego koma. Fokusata gosibini. Urandebera ma? Urandebera ibintu bari mu mwana? Kibazo. Urandebera mu mukoze mwa? Amuti. Ahota. Ikirashe. Kati kumudamana tanyicira ma. Ego. Karabaye. Dusoze. Tureke ibintu. Dusoze. Dukora iki koko? Ndakora hii. Kibazo. Ajya gufata amabuye. Ajya gufata amabuye. Funga mane ndeko. Kando de. Smut kangorna. Swabe jo kasselwano. Matri mureke sigel. Darasha. Zaman muri buye mechido. Robert. Terk. Jari tayemane mureke. Inkuru z'abasazi nazi haza. Nakaraka. Inkuru z'abasazi wa. Wapi. muganga mutabazi muganga mutabazi Ibi ntabwo babivura. yankoreye ubu Babivura ma? Imbaraga. ari kugeza izi Abanye imbaraga hayematse. Cyo guheka abantu batatu n'ibindi. Agaruze ibyibwe. Tanga n'amafaranga. Ese ko atamuvuye ngo kirene. Oyo mujama yasuye kwa mutabazi ati mutabazi rwose cyo yasuzugura. Ya modoka barayijyanye. Ngo ni kibanza baragiye. Yamenye amakuru wa mutabazi ati mutabazi. Yinkorera. ikibanza cyanjye cyo mu cyaro Imodoka yatwaye ikibanza. barayitwitse ntabwo uzi ikintu ubu none ndi kubasaba Imodoka barayitwaye ngo n'ikibanza ngo byaje bute. ntabwo zanukiri nk'abanyamakuru bo mu Rwanda bose muze mumfashe munkorere ubuvugizi muntumire kuri muganga mutabazi w'i Rwamagana azayongera Nese uri mu biki? ntabwo ariko nkawe urambaza ibintu Ko bambuze katsirwa n'Imana. Aso afite. Igikira Tujye ku kiziba. kintu cyo. Tukibohe. ngaho umuntu ufite imbaraga Umudire ngo umuntu ufite imbaraga naze hano. Perezida mwana mbimbere mwana sigaho mwana. Njya kumufata. Wigeze Kongo nawe. Wigeze Kongo sha. Ndamufata. Wigeze Cyakira kiziba. rakambare. Kishakira. Ntabwo wamuterora sha urabeshya. Imbaraga. Nawe wabasha mwana. Kimwe bidayimoni. Ntabwo wampaye nka data. Mureke mazi tugende mwana. Kirananiye. Cyo reka tubyihore. Sigaho batamuzira mwana uyu muntu. Tubyihore. Nyarwanda bari. Kurikiye. Nyarwanda bari utamuzira mwana. Reka mutabazi Rwamagana akora akazi. Tumusaba imbabazi nk'umubyeyi dupfukamye mu muhanda pe. Musabire. Mutabazi. Nawe wa musore we. Wabonye imodoka wabananira iki? Ibihano wamuhaye Birahagije. waretse. Nadohore. Wadohoye. Reba. Imvura yose. Imivu. Reba n'amataje. N'abakire barajyanye imanza nshaka kudutaba. Hano muri zone hotel. Ni muri zone hotel mwana. Nakura. Barimo baradutera. Do reba amabuye. Tugende. Reka tubisoze. Kubera ko urumva Dufare. abadukurikiye nyamuntu mudusabire mutube hafi sibyo. Umwana w'umukobwa sabaganirije harya ngo wamubonye ngo ikihe kibazo nginda yamubwiye ngo byakugenda bite Ndeba umubyeyi wo mu fuko w'ibijumba abana bakawurya. yaragusubiye ngo yiza kuvamo mu mufuka w'amateke avuga ngo amusiteri none ngo doremo. reka guhemuka ariko muganga nashyira imiyaga
musabire ubuvugizi uzi ko yakwamiye kuri hoteli do hoteli bari kumwe asubiyemo imbere Come Kahoda. Kamera. Kamera. Oya, dukurikiye. Turi Nyamirambo inyuma kwa Kadafi. Assalamu alaikum mumara by'umugisha ko kirarangiriye. Kamana we. Yabashaka. Ajya munsi y'imodoka. Sister. Mureke. Mureke man. Tutaye. Aka kazi dutwitaye. Kandi nziyenza bireka. Tuzakwa tubikurikira nanjye nzabireka. Umva. Babara kamfuni. Cyo mbaba kamfuni. Tunga tutaye. Kamera gawe. Narakubwiye ngo ari tuzafanya.